Reka nongere nkusuhuze wowe ukurikiye iyi sheni ya Tusode Baba. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira kuri banki yitwa NCBA. Ino NCBA ni banki ikorera hano mu Rwanda, ni banki ikora neza cyane, ni banki ikora byemewe n'amategeko. Ni imwe muri banki irimo gukora udushya, ni imwe muri banki irimo gufasha abantu kugera ku iterambere. Ndagira ngo rero muri iki kiganiro uyu munsi wa none nze kuba nasobanurira abantu ibintu byinshi. Hari umuntu wambajije ngo ese kugira ngo umuntu abone inzu ye bwite nta wundi muntu ubiri inyuma byagenda bite? Rero ndagira ngo uyu munsi wa none mbe naza nsobanurira abantu benshi cyane uburyo ino NCBA ishobora kuba yaguha inzu cyangwa se yakubakira inzu wowe ukazishyura mu myaka 20. Aha ngaha rero ndi buze kuza kuba nasobanurira abantu byinshi cyane kuko nakoze video ya mbere numva abantu ntabwo barimo kubyumva neza, ariko noneho muri ino video reka mbe nabasobanurira, musobanurire buri kimwe cyose tugendana akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo ino banki ya NCBA ni banki imwe muri banki nziza cyane zishobora kuba zafasha abantu kugera ku iterambere, cyangwa se zigafasha abantu kuba wava mu bukode ugatunga inzu yawe. Aha ngaha rero nicyo kintu ngiye kuba navugaho. Ndavuga ku bintu bibiri, ndibuvuge uburyo NCBA ni banki ikorera hano mu Rwanda, yemewe n'amategeko, yemewe na BNR, ifite ibyangombwa byose, kandi ni banki y'Afurika, ni banki iri mu bihugu byinshi cyane byo muri Afurika. Ariko ino NCBA ni banki ifite umwihariko wo kuba umuntu ukorana nayo ishobora kuba yagenda ikaba yamugurira inzu cyangwa se ikamwubakira inzu. Niba ufite ikibanza cyangwa se niba nta n'ikibanza ufite, bakaba baguha amafaranga yo kubaka inzu, noneho ukazishyura mu myaka 20. Urumva mu myaka 20 ni amafaranga menshi. Hari abantu uyu munsi wa none wenda baba mu nzu y'ibihumbi 150 cyangwa 200, cyangwa se abantu wenda baba mu nzu y'ibihumbi 30 cyangwa se ibihumbi 50. Urumva aha rero hango ngiye kubwira ayo mafaranga ukodesha ya buri kwezi, ahubwo ushobora kugenda hano muri NCBA, ayo mafaranga ukodesha ya buri kwezi wowe ukazajya ugenda ukayaverisa aha ngaha muri NCBA. Ahasigaye hakabaho iki? Hakazabaho mu myaka 20 kuba uzegukana inzu yawe rwose ifite ibyangombwa byose, ibintu byose ari inzu yawe. Rero aha ngaha ngiye kubanza mbwire abantu icyo bisaba kugira ngo ugere kuri ino banki. Aha ngaha rero turi buze kuza kuba twabanza tube twasoma aha ngaha hari akamenyetso k'idolari, niho hantu tugiye kubanza kuba twasoma kugira ngo tugendane n'ibintu byiza cyane. Aha ngaha ahambere batubwira ngo hitamo icyo ushaka. Urimo kubibona handitse hitamo icyo ushaka, hitamo icyo ushaka. Tukaza hano hari akamenyetso k'idolari, baratubwira ngo inguzanyo z'umuntu ku giti cye dukoresheje ibiciro bishimishije, amabwiriza ahindagurika na serivisi yihariye bituma inguzanyo yoroha kandi idafite imihangayiko. Aha barakubwira yuko inguzanyo yabo rwose ni inguzanyo nziza, ntabwo biba bigusaba ko wahangayika. Reka tube twareba ku yindi nguzanyo. Ubu bwose ni ubwoko bw'inguzanyo. Reka twareba indi nguzanyo. Aha ngaha tuze kuba twareba indi nguzanyo, ubundi bwoko bw'inguzanyo. Rero icyo nabwira abantu ni uko iyi banki ya NCBA ni banki ifite uburyo rwose bakubakira inzu. Ibyo nari nabivuze, inzu iyo bakubakiye inzu yishyurwa mu myaka 20. Ibyo nabivuze, ahubwo reka ahubwo nongere mvugeho akandi kantu. Ni ukuvuga ngo niba ushaka inzu bisaba kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 45. Byibura wenda umuntu ufite imyaka 45, wenda tuvuge umuntu ufite imyaka 45 mu myaka 20, abagize imyaka 50, 60, 50, 65 inzu, bivuze ngo mu myaka 50 afite 65 yaba ayishyuye. Ariko ni ubundi bagendera kuri 18 na 45, kuko uwo muntu aba agifite imbaraga, uwo muntu aba agishoboye gukora nyine, ku buryo mu myaka 20 iri imbere ashobora kuba yishyuye inzu. Rero aha ngaha ikintu bisaba nta kindi
Kugira ngo rero tubashe kuba twakwinjira muri no application cyangwa se muri no website ya NCBA, uri buze ahangaha hasi muri Chrome, urimo kuhabona muri Chrome, nta muntu utagira Google Chrome muri telefone ye. Noneho numara kuba wagera hano muri Google Chrome, uri buze kuba wakuzamuka ujye hejuru muri search, urimo kuhabona hariya muri search urajya muri search, ubundi usacinge ijambo NCBA group .com/rwa. Reka tube twabirebera hamwe tubyandikemo kugira ngo abantu bamwe na bamwe bitaza kuza kuba byabacika, kuko hari abantu ukora ibintu ntibabimenye. Noneho wowe urabona yuko hariya tuhise twandikamo NCBA Banke Rwanda, urahita umanuka urebe ahantu hari akamenyetso ka Afurika, urimo kuhabona ahangaha rwose niho uri buhite wandika handitse NCBA/Rwanda commerce. Ahariya uri buhite uba wakwinjira ahangaha kuri ino link ya mbere niyo uri buhite winjiraho. Ino link ya mbere iriho amagambo manini urimo kubona, urahita uba waklikamo ufungure kuri ino link ya mbere, boom, uri buhite uba wagwa ahangaha kuri uru rukuta. Ahangaha rero turimo kugendana akantu ku kandi. Noneho wowe numara kuba wagera hano kuri uru rukuta, ikintu uri buze kuba wakora, uri buze kuba wabanza nubishaka urasoma biri hano mu rurimi rw'icyongereza, ariko reka twebwe twishyirire ahangaha mu kinyarwanda. Uri buze ukore ahangaha ku ruhande, urahita utoranyamo, urabona ikinyarwanda nicyo dushyizemo, noneho ubundi ahasigaye ube wahita ugera kuri ino page. Kugira yuko iyi banki ya NCBA ni banki nziza cyane, ushobora gukuramo amafaranga yo kwagura ubucuruzi bwawe, cyangwa se ukaba wakuramo amafaranga yo gukora n'ibindi. Ahangaha baratubwira ngo banki ya internet, ahangaha bakatubwira ngo hitamo serivisi. Aha rero bakatubwira ngo jya ubishakisha. Ahangaha nukanda ahangaha, noneho urahita usangamo ibintu byinshi. Ahangaha turi buze tuze ahangaha kuri uru rukuta, urimo kubona ko ahangaha baratubwira ngo ikarabuzi cyangwa se inguzanyo. Ikarabuzi ni ikinyarwanda cya danje, ariko hasi urabona ko hari inguzanyo. Noneho urahita uza hano ushake ubufasha. Wowe nushaka ubufasha, wenda kubandikira kuri nimero ya telefone, kubandikira kuri WhatsApp, kubandikira kuri email, uri bukanda hari handitse ubufasha. Ahangaha ushaka location, ahangaha uraba wareba ahantu icyicaro cyabo kiri hano mu Rwanda, urahita ukanda hariya umenye aho icyicaro cyabo kiri hano mu Rwanda. Ahangaha baratubwira ngo hitamo icyo ushaka. Aha rero niba tugiye guhitamo icyo dushaka, nababwiye ko muri no video tugiye kuba twarebera hamwe inguzanyo yo kubaka inzu ukazishyura mu myaka 20. Noneho reka tube twareba hano, tubanze turebe izindi nguzanyo zigiye zirimo. Noneho nitumara kubona izindi nguzanyo zigiye zirimo, turaza kuba twakora iki, turi buze kuba twamenya n'ibindi. Ahangaha baratubwira ngo inguzanyo z'umuntu ku giti cye. Iki ni igihe wowe ushaka amafaranga ari ayawe. Ahangaha bakatubwira ngo dukoresheje ibiciro bishimishije, amabwiriza ahindagurika na serivisi yihariye, ibituma inguzanyo yoroha kandi idafite imihangayiko. Ahangaha bakakubwira yuko ahangaha bashobora kuba baguha inguzanyo yoroshye kandi idafite imihangayiko. Niba tugeranye kuri uno munota ugihari, nyandikira muri comment umbwire ngo ndahari. Ahangaha baratubwira ngo menya byinshi. Ahangaha rero tugiye kuba twakanda hano tumenye byinshi, tube twareba ibindi bikurikira. Ahangaha rero hano bakahita batubwira ngo konte zo kubitsa. Dutanga konti zitandukanye zo kubitsa amafaranga zagenewe kugufasha kuzigama no kongera amafaranga yawe mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Ahangaha mbwira abantu benshi cyane, nababwiye yuko konti nziza yo gufungura muri banki yose uzi hano mu isi ni banki yo kuzigama. Mujye mufungura banki yo kuzigama. Urabona rero tuje ahangaha kuri iki gikuta, noneho kuri uru rukuta rundi turasangaho aka kantu kariho idolari ariko n'akamenyetso k'umunara. Baratubwira ngo imari baratubwira ngo fata amahirwe afite icyizere ukoresheje uburyo bwihariye bwo gutanga inguzanyo bugufasha kubona imitungo, gutera imbere
no kugura. Aha ngaha rero icyo nababwira, nari maje kubabwira ko konti nziza yo gufungura ni konti yo kuzigama. Niyo mpamvu nushaka inzu y'inguzanyo cyangwa se inzu uri buzahabwa na banki iyo ari yo yose, yaba ari na za banki zindi, ugomba kuba ufitemo konti yo kuzigama, ukazajya nyine uzigamaho amafaranga. Noneho rero dore ahantu turi buze kuba twakura uburyo dushobora kuba twakwibonera ino banki cyangwa se ino konti. Ni aha ngaha mu magambo makeya tudatinze mu nzira, ni ukuvuga ngo wowe niba ufite imyaka 18 ushobora kugenda ugafungura konti aha ngaha muri NCBA. Ntabwo byakunda utagiramo konti. Iki ngiki abantu bazajya bakimenya. Buriya ikintu cya mbere ni ukugira konti. Genda ufungure konti hano muri NCBA, nurangiza ubasobanuze, ubabaze uti ese ko nshaka gufunguzamo hano konti ariko nkaba inzozi zanjye ari ukuzagira inzu yanjye, ndabigenza gute? Ndafungurirwa konti imeze gute? Aho ngo bari buhite bagusubiza nk'uko bisanzwe. Ni Tuso The Barber, ciao ciao.